hari igihe umuntu ahimbaza Imana agahimbaza noneho akaba afitemo mukeba, ubwo akaba ukumva umuntu agukubise cyane ngo buriya ngo bari kwiyemera. Ugatamba arimo aragira ngo bamurebe. Ariko iyo umuntu atamba ajya kumva biraje, yatekereza ubuzima Imana imukuyemo, yatekereza ko abandi bapfuye agasigara, yatekereza ko bamushyizeho inkuru mbi, iyo nkuru mbi ikagenda, yarangiza agatamba neza. Ntabwo ari gutambira abashumba, ntabwo ari gutambira korali, ntabwo ari arimo aratambira Imana yakuye Sawuli mu ngoma, yarangiza ikimika Dawidi. Abari hano muranyumva? Muri maso? Ubu uri maso naho bari mugenzi w'umugabo ati turi maso kubera. Haleluya! Nuba n'umuntu ari kuvuga Imana, nawe ujye uyivuga. Imana ishobora kugutabara mu gitondo, undi ikagutabara nijoro. Ntabwo Imana ikorera igihe kimwe. Haleluya, haleluya! Amen. Amen. Ariko kubita mugenzi mu kiganza ubwenge yakoze ibya mbere izokura n'ibya kabiri. Abarakore haleluya! Nujya utambira Imana, ujye uyitambira, wongere uyitambire, niba babara uyitambire, nibishima uyitambire, niba nakubuza uyitambire, uyitambire. Ujye utambira Imana, ujye utambira Imana. Impamvu yo kuyitambira, umwaka urashira ukaza bagutega iminsi, bakabona ejo burakeye, n'ejo bundi burakeye. Reka mbabwire, Imana dukorera ni Imana ivana ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma. Mbwirira mugenzi we muhobera mubwire ngo ubuzima urimo buzahinduka. Wabimubwiye? Nusanga ari no kukureba nabi ubimubwire ku mbaraga. Ibyo ntabwo bitureba, turimo turavuga Imana yacu hano. Muhobera mubwire ngo ubuzima urimo buzahinduka. Icyubahiro ni icyande. Uratabara ndabizi Imana, urasubiza bakemera. Yewe Mana we, uri Imana igabanya umusonga. Hari ibintu mbona pase buryo ujye witonda. Ngo naramubwire ujye witonda mu itorero ndakwibutsa ko habamo ibyiciro bitatu. Habamo icyiciro kigukunda 100%. Ibyo bintu byanditse ku nkingi y'umutima. Hakabamo n'ikindi kikwanga 100%. Hakabamo n'abandi kindi cyiciro cya gatatu kijyaho abandi bagiye. Yewe wamujyana mu mwobo atamo. Uwo iyo ageze ari kuvuga atari ibintu usukuri akoma amashati uzika aribyo koko. Yagera ndo ari kuvuga atari koko biriya koko nibyo. Urere kamabwire yaba n'upanga kabigaragaza, ariko ugiye bigiye kwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwo nguye washubijwe nashakaga kukubwira ngo wone ubuzi kuhobera neza. Iyo ageze hirya arabanga. Reka mpanure muri iri teraniro, agati kateretswe n'Imana nta kugahunga. Iri jambo ngiye kuvuga
n'ijambo naraye misurirwa narisengeye mu gicuku cya nijoro senga amasengesho ya bucece ndasenga ndavuga Mana ni tugiye gusoma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 11 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 turahera ku murongo wa 37 tugeze ku murongo wa 44 mvuge kuri ayo magambo twitahije. Hari wahageze cyangwa some? Kadusome. Yego. Guhera kuri 37 tugeze 44. Dusoma mu izina rya Yesu. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 11 umurongo wa 37. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Aha. Yesu yongera gusuhuza umutima, haleluya, agera ku gituro. Aha. Cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Banza ubwire mugenzi ngo Yesu agiye gukuraho igitare. Amen. Ariko bivuge cyane bimubwire nacyo. igitare. Soma. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati, uretse banza kubitira Imana amashyi n'akaruru. Soma. Databuja noneho aranuka abantu barakuretse ariko Imana ikugarukiye mu gihe batazi. Amen. Ikindi ntuzongere kwisobanura kuri bo, uje kugusobanura arahari. Aha bigenda bite? Kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, Yesu aramusubiza ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Nuko bakura igitare. Yesu arararama aravuga ati, Yesu arararama aravuga ati, Data ndagushimiye kuko unyumvise ubwanjye rwose. Siko narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose, ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Imana yacu tugire neza. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso. Yesu aramubwira ati, nimumuhambure umureke agende. Mane mwisho ya baba we baba. Amen. Leka mvuje kuri aya magambo. Uyu mugaragu w'Imana Lazaro yari afite abantu babiri bavukana, ariko bari inshuti ze nubwo bavukanaga. Uwa mbere yari Mariya, undi yari Marita. Ariko Marita na Mariya, ariko mundeza amatwi, bari bafite undi muntu udasanzwe nanone w'inshuti yabo wabitaga Yesu. Musaza wabo Lazaro aza kurwara, arwara indwara irayoberana, baravuza biranga, baragerageza biranga. Igihe kigeze baravuga ati, ariko ntabwo turi twenyine, dufite undi muntu w'inshuti kandi tuzi ibitangaza yakoze, tuzi ibyo yakoze i Betesida, tuzi ibyo yakoze kwa Yayiro. Uyu muntu
yagufasha. Baza mugenzi ngo hari icyo yagufasha. Akubwiye guki? Akubwiye ko gihari. Yesu bana dumva ahantu amavuta baragenda batuma abagaragu baravuga ngo mugende murebe ahantu Yesu ari, mumubwira ati musaza wacu ararwaye kandi indwara arwaye ntabwo tuzi amaherezo yayo. Baragenda barabimubwira. Yesu arabitegereza. Dufite Imana ireba icyo abantu batareba. Bo bari bazi ko ari bubatabare vuba. Reka mbabwire, reka mvugire ijambo. Yesu ashobora gusibira rimwe cyangwa kabiri. Ajya bihorera bakagukomera, ariko ntibisobanura ko atazakora. Igihe azagutabarira, isaha y'Imana irahari. Isaha y'Imana irahari. Isaha yo gutabarwa irahari. Isaha yo gutabarwa irahari. Inshuti yanjye, isaha yo gutabarwa irahari. Yesu arababwira ngo yego rata, ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ku musaraba mwiza niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru. Amavuta ni umwami Yesu. Ngo nimugende mumubwire ko iyo ndwara arwaye atari iyo kumwica, ahubwo iyo ndwara niyo guhesha Imana icyubahiro. Reka mpanure rero, ibigeragezo wahuye nabyo, intambara wahuye nazo, ntabwo Imana yakuretse. Igihe kigiye kugera igutabare, abantu babibone ko wasenze. Mubwire ko iyo ndwara arwaye atari iyo kumwica, ahubwo niyo guhereza, niyo guhesha Imana. Buriya hari abantu bazemera ari uko babonye. Reka mvuga aya magambo mutakoma amashyi muyumve neza. Mwumviriza aya magambo. Imana nitinda kugutabara, ntuzavuge ko yakuretse. Umva aya magambo. Hari abantu Imana yakubikiye, niyo wasenga ngo bapfe ntibapfa, kandi n'abanzi bawe. Ariko icyatuma ibyo basengera bitabageraho, Mana ntabara mugirire ngo cyarekata, igituma bitabageraho n'abantu Imana yakubikiye kugira ngo umunsi yagutabara bazahindure ibyo bavugaga. Bafite kuntu bakwamamaza, rero uwo munsi bazavuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Umuntu muri kumwe umuhobera mubwiye ngo bazahindura imvugo.
igihe cyarageze Lazaro arapfa. Abantu batangira kwivovota baravuga ati uyu muntu kubera icyo apfuye, impamvu apfuye ni iyihe? Kubera iki Yesu yatwihoreye? Ni iyihe mpamvu yatumye atwihorera? Hari n'usubiramo akongera akihana akagira ngo ni ibyaha byinshi yakoze ngo kubera ko adasubizwa, akajya yihana n'ibitabaho ngo arebe ko Imana imwumva. Ereka mugenzi we kuko kumubwiye ngo isaha y'Imana shahi irageze. Aya nashaka byumve cyangwa bireke mwereke mubwire ngo isaha y'Imana. Tugire gutya duhereze umwami wacu icyubahiro. Imana ijya imenya amakuru, ijuru rikamenya amakuru. Yesu abwira abigishwa be, aravuga ati nimuze tugende. Abigishwa baramubwira ati naho tujya, bari abantu n'abagome, ntabwo uzi ibintu badukoreye. Ubushize twagiyeyo amambere bashaka gufata amabuye ngo badutere. Reka mbabwire abanzi bacu naho bazajya kuzageza igihe baboneye ko Imana yadutabara. Bari mu bandi ugera sakarumba uragushimye beba mu nzu yawe, ntabwo ujya udukoza isoni izo utakosheje. Twase ku nyanja na gari nziza dukoza nawe kugeza kuyubaha. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, kuri uyu munsi hamwe n'abantu bose, uyu munsi umenyekane ko ari wowe Mana. Haleluya! Yesu atangira kureba mu mwuka. Yesu atangira kubona ko aba bantu ari abanyamubiri. Aravuga ngo nimuze tugende. Imana ishimwe. Aravuga ati nimuze tugende. Mwebwe muratinya amabuye. Ubushize twagiyeyo nibyo koko bashaka kudutera amabuye. Aravuga ati ariko ugenda nijoro arasitara, ariko nimuze tugende ku manywa kuko haraba habona. Bafata inzira baragenda, kandi umva nkubwire, Yesu agiye kwinjira mu kibazo cyawe, arinjiramo neza kandi imbaraga agiye kwinjiramo abanza acecekesha amajwi yose, abanza ahagarika intambara zose, abanza ahagarika baguteye amabuye. Imana ishimwe. Yesu ngarakomeza aragenda ngo bageze mu marembo. Marita abwira Mariya, aravuga ati Yesu yaje. Yagize ibiki? Yaje. Mariya yaje. Yagize ibiki? Yaje. Amina. Mariya arabimenya, abwira mwene nyina, aramubwira ati genda umusa
ngo hari abandi bayuda ngo bari kumwe nawe barariraga baravugaga atayiwe yapfuye. Hari ibintu byapfuye Imana igiye kuzura. Hari ibintu byapfuye Imana igiye kuzura. Mariya abwira Marita ati genda musanganire. Arangije aramubwira ati Lazaro yapfuye. Abantu bavuze induru baravuga ngo uriya ko yahumuraga impumyi, ko yakizaga abarwayi, kuki yatamukijije? Yesu abwira abigishwa arababwira ngo sinababwiye ko nimwizera Imana muri bubone ubwiza bw'Imana? Arakomeza yanga aravuga ati sinababwiye. Ntabwo nababwiye. Reka mbabwire ikintu kibabaza pastor, nukuntu abantu baza mu masengesho muri uramwaka washize Imana ikabati bana banjye mugiye gura n'intambara ariko nzabarwanirira, nzabagirira neza. Intambara zatangira ukibagirwa ko Imana yabivuze. Imana igiye gutabara ikibyimba giturike. Imana igiye gutabara ikibyimba giturike mama shimwe benshi avanze n'ubuhamya. Amen. Yesu abayuda, bwira mugenzi we ngo abayuda ngeze ku ijambo ryo gutabarwa, bwira muhobera mubwire ngo abayuda we. Yesu aravuga ngo ngamaze gusuhuza umutima abayuda baravuga ngo ayiwe ngo nimurebe uko yamukundaga, ngo burya yamukundaga. Yesu arababwira ngo nimuzi. Ese nimuzi tugende munyerekeho mwamushyize. Yesu aje mu kibazo cyawe. Yesu agiye kwinjira mu kibazo kandi ntabwo uri bwisobanure, iragusobanura. Wayikomeye amashyi yo Mana, ariko ntabwo uri bwisobanure. Oya bayobozi natwe twese nimuhoberane mu byego, ntabwo turi bwongere kwisobanura. Yesu agiye kudusobanura. Munyerekeho mwamusize. Abantu abayuda baravuga ngo mwere kurusha umwigisha, mwere kumugora. Uyu ni umunsi wa kangahe? Uyu ni umunsi wa kane. Ubu none aranuka amaze iminsi 3. Uyu ni umunsi wa kangahe? Ubu ngubu arimo aranuka. Mbwira umuntu mwegeranye umukanga umuhabure, umubwire ngo Yesu ntakangwa n'ibinuka. Muhabure. Ntabwo nababwiye umwaka utaha, sinababwiye mu butayu, sinababwiye mu gicuku cya Gidora, sinababwiye yarabashaba, sinababwiye cya gihe navuganye namwe. Ayiwe navuganye namwe cya gihe, tugende munyerekeho mwamusize. Maze Yesu ngaragenda ngo bageze ku gituro ngabirindura igitare. Imana ishimwe cyane, abirindura igitare. Tugende, niko Yesu yavuze. Tugende munyereke aho mwamusize. Ngo bagera ku gitare, ngakuraho igitare. Umva aya magambo. Ubu ahantu Yesu yageze, ahantu Yesu ari, arakugwanyika kwemera, arakuvumika
muhura. Tugende munyerekeho. Iyo Yesu aje mu kibazo agenda bucece ntavuga. Ukabona intare yo mu muryango wa Yuda. Ukabona yaje. Kibazo umuntu uko yavugaga n'abakaba batangiye kumvuga neza. Intare yo mu muryango wa Yuda. Igishitsi cya Dawidi bayahageze. Haleluya. Haleluya. Akura igitare. Arakibirindura. Ngarababwira ngo ni mu muhamba. Mugire ibiki. Muhamba. Soma hera kuri 40. Soma umurongo hera kuri 40. Soma babyumve neza. Aha, umurongo wa 40. Yesu arababwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Komera Imana washimeshi cyane. Nuko bakuraho igitare. Yesu ararama. Aravuga ati data ndagushimiye kunyumvise. Vuga ngo Yesu yahageze rero. Kandi aje mu bintu bikomeye. Uretse banze mvuge pastor urakomeza. Aje mu bintu bikomeye. Ibyo ngibyo ubona byananiranye, abantu babyivanzemo n'imiryango yivangamo, agiye kwinjira muri ibyo bintu. Hari igihe ujya gusenga Imana ikakubwira ngo mwana wanjye ndagutabaye. Mwana wanjye ndakuzi. Iryo jambo ujye urigenderaho, niyo bakurwanya ntibagushobora. Hari imbaraga abantu dusenga tugira abandi bantu badafite. Izo mbaraga hano zageze abantu barabahuka. Yesu aravuga ngo sinababwiye ko nimwizera. Ni mu muhambure. Igihe mwamuhambiriye kirahagije. Ni mu muhambure. Hari ibintu byamuhambiriye Yesu arahageze. Agiye gutegeka baguhambure. Amen. 42. Ubwanjye nari nzi ko unyumva iteka. Isomere 44 dusoze. 44. Wari upfuye arasohoka azingiwe mu myenda. Amaguru n'amaboko. Igitambaro gipfutse mu maso he. Nukuri kw'Imana. Yesu arababwira ati ni mu muhambure. Mureka agende. Amen. Nibaguhambura nibakureke, ni mu muhambure akagende. Hari ibintu byaguhambiriye, ariko nibaguhambure nibakureke wigendere. Ese hari umuntu umaze imyaka myinshi baramuhambiriye, agira ngo yajya gufata ifaranga yamara kuribona umwana akaba ararwaye. Agira ngo cyo yakeze ibitunguru cyangwa ibirayi ifaranga yaribonye, ati wanyu mu muryango dore nyoka narwaye. Ugira ngo ubonye agashoro ugiye gutangira gucuruza. Imigisha yawe yarahagaze, ariko ufite itangazo rivuye ku Mana, nibakure kugende. Haleluya. Ni mu muhambure. Imigisha yawe ihambuke. Tunzi bwawe duhambuke. Ubitse ibintu byawe aze aguhereza ibintu byawe. Ibisubizo byaraje bihagama mu kirere, ariko uwabihagaritse agiye kubona wahambutse wagiye. Komera Imana amashyi menshi cyane. Mbese hari ibintu byawe bihambiriye mu buryo bwo mu mwuka, ngo uhaguruke tubisenge.
ntibikunda igihe cyose kugira ngo abone umugisha ahubwo ahura n'ibimucumuza, ahura n'ingorane zikomeye. Nagira ngo mubwire ko Imana yaje guhambura abantu bari hano, nubwo abantu bari bazi ko wapfuye ariko bagiye kukubona uri muzima. Ongera mvugire ngo haleluya. Umuntu wumva ashaka kuba mu Mana neza, umuntu ushaka kuba mu Mana neza ibintu bye bigahambuka, akagendera muri Yesu, akagendera mu murongo w'Imana, akagira umugisha, akagira amahoro. Umuntu ushaka wahuye n'ibintu byinshi byaguciye intege, Yesu arimo araguhamagara, ngwino uhagarare hano musengere, ngwino utambuke uhagarare hano gusa maze musengere, mwatureho ibintu bikomeye, mwatureho umugisha, ibintu biguhambiriye bihambuke. Ushobora kuba umaze igihe kinini, gukizwa byaranze, uragerageza gukizwa ugahura n'ingorane, uragerageza gukora neza ariko Yesu yakuntumyeho mu ijambo, nimumuhambura reke umureke ngende. Abacumanzi mwe muretse gatoshye, ahubwo muzamure mikorofone ivuge neza, nibabahambuze. Yesu yahageze, Yesu arahari. Ugerageza gukizwa bikanga, ugerageza kwinjiramo neza ukahita uhura n'ikintu gikomeye, ukumva ucitse intege. Nshuti yanjye, irambura ikiganza, ngiye kugusengera muse nk'abatandukanamo gato, ndashaka kwinjira nsengera abantu. Nibabahambure, nibabareke Yesu arabazi, umugizi Imana amashini mundu, nibabareke Yesu. Nibabareke. Imana yakoreye ni Imana nyama, Imana yapfukamiye ntabwo ari bayari, Imana yapfukamiye ntabwo ari dagoni. Haleluya. Nibabahambure, nibabareke bagende. Mwahuye n'ingorane nyinshi, ije kubumva umvira itangazo. Yesu ari hano hantu, ni ukuri ibintu byawe byari biboshye, Yesu agiye kubihambura. Niba nacyupfa n'Imana avuga ngo haleluya, Satani nashaka yiyambi. Ongera shaka Yesu ni umwami. Ongera cyane Yesu ni umwami. Haleluya. Yesu arababwira ati nimumuhambure, mumurekure. Zamura ikiganza, hari ibintu bigiye kukurekura. Humiriza, tugiye kwinjira mu mavuta y'Imana. Kuko ndabona igitangaza kigendagenda mu iteraniro, aho Yesu yageze ibintu arabikora. Imana ishimwe. Abantu barakuvumye, Imana ije kukuvumura. Kuvuze ije kubumba iminwa yawe. Abantu bari bazi kutazivuga, ndagutangariza ko Imana iremye ubuzima, Imana izanye ibintu bidasanzwe mu izina rya Yesu. Amina. Sinakongera guhagarara nawe, wuzura umwuka wera, none usigaye wuzura ubugome. Umva ngo iri tangazo Imana yakuntumyeho, Yesu w'i Nazareti wageze kwa Lazaro. Lazaro ari mu gituro, Yesu aje kukubohora. Umva ngo iri tangazo, Imana ije kugusubiza mu bihe wahozemo. Imana ije kugusubiza. Amina. Imana ije kugusubiza mu bihe wahozemo. Hora mugenzi wawe umukomeze, muhanurire, mubwire ngo Imana ije kugusubiza mu bihe wahozemo. Wereke umurekure, komeza ubimubwire. Imana ije kugusubiza mu bihe wahozemo. Imana ije kubigusubiza. Wereke umurekure, komeza umubwire.